Kora ukura amaboko mu mifuka, ukore cyane Imana izaguha umugisha. Na Yesu ubwe nawe yarabajije ati ufite iki ngo mpereho? Inshuti yanjye nawe shaka icyo Yesu aheraho. Uwigira ubwoba shora senga, Yesu azaguha umugisha, uzorora byororoke. Hello everyone, friend and family, mwaramutse neza. Amahoro y'Imana nabane namwe, murakomeye, biragenda. So iki ni gitondo cyiza cy'umugisha. Ndabashimiye mwese abakomeje kunkurikirana, abakoze subscribe, abakoze share, abakoze comment na like. Imana ibaho umugisha mwinshi, nanjye biranezeza bikantera courage, bigatuma mbaha ibintu byinshi kandi byiza. Ikindi iyo mbonye muri kumamagara munsobanuza ibintu byinshi bigiye bitandukanye, bituma ndushaho kunezerwa, nanjye nkahora bategurira utuntu udushya gusa mu rwego rwo kugira ngo mubashe kugera kuri zahabu, mubashe kugera ku mafaranga mushaka, mubashe kugira iterambere. So Cyomoro Vet TV icyo duharanira twebwe ni ukugira ngo tuzamurane, tubazamure mu bworozi bwanyu. Waratangiye ubworozi bwawe bw'ingurube, umunsi tugiye kureba ku ngurube kugira ngo we gufayiringa cyangwa se we guhomba, ku buryo ibintu bya bihora bizamukaho kugira ngo bigende bya bite bisubira hasi. So nshuti zanjye, tugiye gutangira twambara n'umwambaro, ariko ntarambara ndagira ngo mbanze mbabwire ikintu ngiye kubaganizaho. Nabonye kuri video ejo nasohoye, abantu benshi mwagiye mukomeza mumbaza kubijyanye n'ubwoko bw'ingurube mwakorora. So icyo nababwira ni iki ngiki, nuko mu ngurube hari amoko menshi agiye atandukanye bitewe na business ushaka gukora, bitewe n'intego ufite mu bworozi bwawe. So niba ufite intego zo kuvuga ngo ngewe ni ukubyaza ibyororo byiza nkiyororera zikagwira, nta kibazo, ndakubwira ubwo bwoko uzorora. So nuvuga ngo ngewe ndashaka kubyaza ariko nkageramo hagati nkatangira nkajya mbyaza umusaruro nkajya muri business y'inyama. So nabyo nkakubwira ubwoko ugomba kuzorora buzatuma ubasha korora ubworozi bw'ingurube buzaguha inyama. So nushaka kuvuga ati ngenda ndashaka ingurube yo kwishyira hariya kwireba gusa biranezeza, nta nyama ukeneye nyine kujya uyibona ikubyarira gusa, nyine biraho, nta mubyibuho ntukeneye kuzibyibushya. So nazo ndazikubwira, wowe gusa tera agatebe unkurikirane, ukande comment, like, share video yanjye igushimisha, uyihereza n'abandi kugira ngo n'abandi bashaka kujya muri business y'ubworozi be guhomba, be gucikanwa n'ayo mahirwe. Mujye mubabwira ngo ibyiza byinshi biri kwa Cyomoro Vet TV. So uyu munsi ikintu tugiye gukora, mbere na mbere ngiye kubanza nari mfite video nagombaga ku uploading, ariko narebye muri comment n'abagiye bampamagara, mbona benshi bari kumbaza ati se Vete, ati ingurube y'inyarwanda yo ntago wabyibushya ngo bikunde, ati se watubwiye amoko y'ingurube twakoresha kugira ngo natwe tubone uwo musaruro. So nshuti zanjye, ibyo nibyo ngiye kubabwira. Tutaratangira ndagira ngo mwibutse amakampani menshi aba mbaza ibibazo. Icyo nababwira ni uko mwebwe mukenera ko mbamamariza, turabamamariza kwa Cyomoro Vet TV nta kibazo, ahasigaye namwe mukaduha amafaranga. So ikindi nababwira, mujye mwibuka no kumpamagara nze mbaterera inanga mu ngurube. Ukeneye kubyaza ingurube nziza zizaguha umusaruro, niba ukeneye zizaguha inyama, uzampamagara nguterera inanga, kuko amoko atandukanye menshi turayabona. Ukeneye yuko nkuterera inanga z'imbyeyi nziza, ibyo nabyo nabikora. Ukeneye ko nkukurikiranira famu yawe yagutse, ubworozi bwagutse. Ukeneye ko nkukorera umushinga
imishinga mu bworozi bw'ingurube ndagufasha, imishinga mu bworozi bw'inkoko ndagufasha, mu ihene ndagufasha. Umva hari ahantu hari amafaranga, ndababwiza ukuri muri hano kwa Cyomoro Vet TV nta kintu muzamburana, nta kintu muzatuburana, mwebwe gusa mutera agatebe mu nkurikirane. So ni ukuvuga ngo uyu munsi rero ngiye kubereka amoko y'ingurube mugomba kuzorora, mugomba kwibandaho kugira ngo ubashe kuzabona umusaruro mwiza mu bworozi bwawe bitewe n'intego ufite. So musabwe rero kunkurikirana. Reka mbanze nambare umwenda w'akazi, ariko ntarawambara hari ikindi nshaka kubibutsa. Ushobora kuba wenda ufite ubwoko runaka bw'ingurube kandi ugasanga wenda puwa buridi cyangwa se ubwoko nyirizina butavangiye burahenda pe, ukumva wenda buraguhenze. Icyiza ngiye nabyo kubikwereka, niyo mpamvu mwabonye nabanjije kuza ku kiraro. Harimo ingurube mperutse gutera intanga, iri hafi kubyara. Mbabwira intanga nateye, kandi iyo ntanga ubwo muri make ni ikimanyi. tugiye kujya twifashisha. Wihangayika ngo uvuge ngo famu yanjye wenda irimo ubwoko ubu n'ubu kandi mbona budatanga umusaruro w'inyama, mbona butagira ibiro, mbona butabyibuha. No, ndaje wowe tera agatebe, ndaje nkwereka uburyo tuzabikoramo, noneho wowe ukabyaza ubwoko bwiza wifuza buguha umusaruro mwiza w'inyama, buguhereza kandi amashashi meza y'ibyororo, ukazabasha nawe kugemurira abandi bakaguha amafaranga. Nta mpamvu yo kugira ngo uhore utanga amafaranga. Nawe ugomba kugira intego ukavuga ngo mu bworozi bwanjye ngomba korora ingurube nkibyariza ibyororo byiza, nanjye amahanga cyangwa intara zitandukanye bakaza bashakira ibyororo byiza iwanjye. So twagiye, ndabanza mbahere ku ngurube imwe, ni ubwoko bwitwa Large White. Large White ivanzemo n'aka randrasi gake cyane. Urumva nayo ni ikimanyi, ariko hari ubwiganze n'iki ni Large White. So ndaje rero mbabwire intanga nayiteye, then dukomeza n'ibindi. Mwebwe musabwe kunkurikirana mukanshyigikira, nshuti zanjye. Murabizi mba mbahereza ibintu byinjiza amafaranga menshi kandi ubwo urumva mwebwe nimunkurikira ibintu byanjye mukabihereza n'abandi mukabireba muri benshi, mugatera komenti, mukanyereka ko munshyigikiye. Nshuti zanjye, ndababwiza ukuri yuko nanjye bizantera morale, nta mpamvu yo kurya njyenyine. Ubundi se ubu bumenyi ndabwibikaho ngo njye mbuhereza abari bwishyire inote gusa, kandi namwe mwabirebye byanyinjiriza inote nubwo ziba ari nkeya. So twagiye rero, ngerageje kwambara umwenda w'akazi kugira ngo ntaza kwiyanduza. Mushobora kwibaza, muri video izakurikira nzabereka uburyo bita ku mbyeyi ihatse, ku ngurube ihaka. Guhaka murabizi, abatabizi mwandike muri comment nzaza mbasubiza. So muri iki gitondo byabaye ngombwa ko tuyigaburira gutyo, nabyo muzamenya impamvu yabyo. Kameramani yasa nk'uwigize imbere gatoya ukabereka ino ngurube, ukabereka iyi ngurube. So ni ukuvuga ngo iyi ngurube, iyi ni Large White, twayiteye intanga yitwa Kambra. Twayiteye Kambra. Kambra ni ubwoko bwiza, ingurube nziza zishinguye, murazibona ku mafoto. Ni ingurube nziza ishinguye, igira amataye, igira inyama, kandi ni ingurube ibyibuha cyane. So ikindi ni ingurube iba imbyeyi nziza cyane. Ziri imbyeyi, wowe komeza ubereke iyi shashi. Iyi ziri imbyeyi nziza cyane zishimishije. Ni ingurube zisa nk'izishinguyemo ziticaye hasi. Muri kubibona uko iforomye nuko Kambra iba iteye. So ikiza cya Kambra rero, ari ushaka kuyihindura imbyeyi birakunda,
ukaba wayikuramo ibyororo ikakubyarira ibyara ibyana byinshi cyane, irabyara guhera ku byana 12 kuzamura. So bishatse kuvuga ngo rero niba tuzi ko large white yo ni imbyeyi nziza, ni ingurube ndende nk'uko mubibona, kandi ibyara ibyana byinshi. Nayo ibyaye bwa mbere ishobora kukubyara hagati y'ibyana 9 n'10, 8 n'10, ku nshuro ya kabiri ikaba ikubyara hagati y'10 na 12 na 13. So bivuze ngo rero uko ugenda uyifata neza, uko ugenda yaguka, umubare w'abana bagenda biyongera. Kubera rero large white iba ari imbyeyi nziza, ariko nanone ikaba ari ya mbyeyi ntabwo ijya ibyibuha cyane, ntabwo nyine yo igira inyama nyinshi, ahubwo icyiza cyayo ni imbyeyi nziza ishimishije, ntabwo igira inyama nyinshi nk'iza Kambura. So bisobanuye ngo rero ikintu mugomba kumenya, Kambura niyo nateye iyi. Niba Kambura ari imbyeyi nziza, ikindi ikaba igira inyama nziza kandi ibinure bikeya, ni ukuvuga ngo n'inyikombi n'iyi ngiyi hazavamo imbyeyi nziza, kuko nayikombinye n'iyi ngiyi. Muzareba, nzabakora video umunsi izaba yabyaye, nzabereka ibyana abana bayo uko bagenda bakura. Niba large white rero ari imbyeyi nziza, ikaba yigira inyama nkeya, ariko ikaba ari imbyeyi nziza, nkaba noneho narayiteye inanga nziza iri pwa ya Kambura, ni ukuvuga ngo bya byana bivutse bizamviramo imbyeyi nziza ishimishije. Izo nshaka kugira inyama n'ubundi nzazigira inyama. Umumaro wa Kambura rero, icyo nshaka kubibutsa ni iki ngiki. Ushaka gukomeza ukayibereka iyi ngurube, si ngombwa cyane ko nza muri kamera njye baranzi, bapfa kuba bari bunyumve. So umumaro wa Kambura, ikiza cya Kambura ni ukuvuga ngo iyo wayigaburiye, ibyo uyigaburiye uko ibirya n'ubundi bibyaza n'umusaruro. Tuvuge niba wayiteguriye ibyo byawe ukemera bikaguhenda, ariko bya biryo uyigaburiye igenda yiyongera buri munsi uba ubibona, kandi nanone iyo utayigaburiye igenda igabanya uko ubibona. So bivuze ngo icyiza cyayo, iyo wayigaburiye neza irabikwereka, nayo ikura vuba cyane, ikabyibuha vuba cyane. So ni ukuvuga ngo rero nshuti zanjye, bakunzi banjye, ikintu nabashishikariza, niba udafite iyo isekurume, si Kambura gusa, ngiye kubabwira amoko agiye atandukanye. Ariko ni ukuvuga ngo icyiza cya Kambura, impamvu nahisemo kwitera large white ni uko ari izo mpamvu za mbere nababwiye. Ikindi ni nkenera inyama, nzayitanga, kandi inyama yayo iba iryoshye, ibibyibushye, ibifite n'ikiro, muri make iraremera. So ubwo rero, ubwo ni ubwoko bwa mbere bwa Kambura twari duhereyeho. Nari mpereye kuyo nayiteye kugira ngo nzongere ngaruke ndi kuyibyaza mbereke. Kandi ikindi, mwitabire kujya muteza inanga, kuko biba byiza. Iyo udafite isekurume y'ubwoko wumva ukeneye, wampamagara nkajya nkuterera inanga kuri ya nimero ya telefone mwese musanzwe munziho, 0788 50 84 624. So nshuti zanjye rero, icyo nakubwira ni uko ugomba korora ingurube nziza z'ibyororo. So reka nkurikizeho ku kibazo mwambajije. Hari abantu benshi bakomeje kumbaza ngo mbese ingurube z'inyarwanda zo ntabwo wazibyibushya ukazitangamo umusaruro w'inyama? Nshuti zanjye, reka mbibutse, niworora ingurube y'inyarwanda, icyo nakubwira cyo ni uko nabanza nkakubwira umumaro wayo n'ibiyiranga byose. Ni ukuvuga ngo ingurube y'inyarwanda ni ingurube tuzi guhera ikivuka itinda kurinda pe, mu gihe andi moko ndi bubereke arindira ku gihe ndi bubabwire. Sibyo nshuti zanjye? Bivuze ngo rero inyarwanda niba ishashi mu by'ukuri ishobora kurinda izindi, ubundi zirindira ku mezi 7, sibyo? Ariko ibaze ingurube y'inyarwanda ushobora kuzayirera
amezi 10 akagera ukabona aribwo igaragaje ko yarinze. Kubera iki? Feste ni ubwoko buri lokale, ni kwiremye nyine. Hari n'izigeza ku mwaka, ishashi iyo yujuje umwaka ikaba ari bwirinde, ukaba ari bwiterwa inanga. Ikindi nta gushishikariza kuba ariyo waheraho ku muntu w'umunyamwuga. Hano nigisha abantu bashaka gukora ubworozi bw'ingurube ariko kinyamwuga. Apana kuvuga ngo mbonye ingurube hano ruguru ngo ya makeya ngo reka nyizane, utitaye ku bwoko. Ugomba kwita ku bwoko kugira ngo ubashe nawe ubwawe kugaruza ibyo uzitangaho, ibyo washoye, ibintu nk'ibyo ngibyo. So ni ukuvuga ngo ingurube rero icyambere itinda kurinda, ishashi yayitinda gukura pe. Ikindi cya kabiri, aho ibyariye ibyara ibyana bikeya, ibyara abana bake cyane pe. Ibyara abana bake. Hari Nyarwanda idatinya kuguhereza abana 2, abana 3, abana 4. Ubu se wabyaza abana 4 koko ukambwira ko uri muri business? Wabyaza abana umwana umwe ukambwira ko uri muri business? Wabyaza abana 2 ukambwira ko uri muri business? Inshuti zanjye namwe mumbwire muri comment pe niba munkurikirana. Ikindi cya kabiri, ingurube y'Inyarwanda nibyo ni byiza, irya byose, ariko ibyo yigaburiye ntago ari kubibyaza mu musaruro. Ni ukuvuga ngo niba urugero mvuga ngo reka nahereye ku bwoko bwa Kambla, ni ubwoko buboneka gakeya mu gihugu, ariko iyo ubishatse ngewe ndabigufasha, izo nanga zikaba zaboneka. Icyo nakubwira ni ukuvuga ngo rero wowe wita umwanya ku ngurube z'Inyarwanda, cyetse niba ubikora bitari kinyamwuga, ari nka kwa kundi ubona ugeze mu zabukuru uvuga ati nifitiye Inyarwanda yanjye hariya, reka njye kuri famu njya kuba nicaye nyireba nduhuke mu mutwe. Bitari kinyamwuga. Ariko niba ari kinyamwuga, ntuzorere Inyarwanda, izaguha umusaruro umunsi w'ubundi bwoko ngiye kukwereka. Ikindi wenda ikiza cyayo, ntipfa kurwaragurika. Ntipfa kurwaragurika, murabizi. Ndababwira ibiranga ubwoko, mbabwire n'ibibi byabyo, nta kintu nabahisha. So ni ukuvuga ngo rero Inyarwanda ntirwaragurika, ariko nayo ntitanga umusaruro. Mwanyumvishe? So ikindi rero nababwira, ubwo tuvuye ku Nyarwanda, nizere ko musubijwe. Ntago wayihereza ibyo kuyibyibushya, kuko wayibyibushya ukabona n'ubundi ntigeze kubira, wumva gutekereza muri wowe, ahubwo ugahita witwaza ngo kwa Cyomoro Vet TV barambeshye. No, ntago tubeshya hano, turi abakristo. Yesu yatugiriye ubuntu, aduha agakiza nshuti zanjye. Yaduhaye agakiza, ntago tujya tubasha ibintu byo kuvuga ngo dupiratira abantu. No. So ni ukuvuga ngo rero ubundi ubwoko bumenyerewe cyane mu gihugu cy'u Rwanda rwacu, aborozi benshi cyangwa n'abashaka kubijyamo cyangwa n'abasanzwe babirimo, abenshi bazi ko ubwoko bazi buhari bwiza ni large white. No, large white nayo ntabwo bayizi neza, bakunda kujya kuyitiranya na Pietra. So ni ukuvuga ngo rero hari ubwoko mu Rwanda bukunze kuboneka, hari ubwo bita Pietra. Pietra ni izi ngurube muri kuzibona ku mafoto z'amabara y'umweru n'umukara. Okay? Noneho hakaza n'ubundi bwoko bita Landras. Landras ni izi ngurube z'umweru. Ikiza cy'ingurube y'umweru rero, ibi ngurube nini, iragutse, so kandi ni na ndende. Ikindi muri kuyibona ku mafoto, ibiyiranga guhera ku matwi kugeza ku munwa, umurambararo n'amataye yayo. Ni ingurube ikunze kugira amataye manini cyane. Iyi ngurube rero iba imbyeyi nziza, ariko igatraumatizwa vuba, ikikanga cyane ku buryo biba bigoye mu gihe yarwaye kuyitera imiti, iba traumatize, ariko bigahita birangira. So bivuze ngo biba byiza rero mu gihe ugiye kuyikorera ikintu cyatuma isa nk'ibabaraho, kubanza kwitegura mbere yuko uyereka. Zumva vuba cyane, uyereka icyo ugiye kuyikorera mbere na mbere, banza uyitegure. So rero ni imbyeyi nziza cyane, ni imbyeyi nziza. Ishashi bwa mbere hari ibyara guhera ku byana 8 n'10, noneho ubukurikiye kagikubyara ibyana hagati y'10 na 15. Okay? So
ni ingurube rero iririra ibyo uyihaye nayo ibibyaza umusaruro, kandi yita ku byana byayo ikonsa neza, ariko igatinya urwonko. Ni ukuvuga ngo ibyana byayo irabyonsa ijyana n'amagurube menshi, ariko ikagira ite uko igenda yonsa ibyana yita ku byana nayo igenda irushaho kunanuka. Bivuze ngo rero bisaba mu gihe iri konsa komeza uyigaburire irye cyane ihage, ku buryo nayicutsa amahirwe nk'iyi ngiyi ngewe nayicukije ibyana byayo nabikuyeho bifite ukwezi kumwe n'igice. Ni ibyana byiza binini nagiye mbibereka uko byari bimeze bitewe n'icyiciro cy'igihe byari bigezemo. So bivuze rero ngo izi landrasi wayihitamo nta kibazo, ni imbyeyi nziza, kandi no mu gihe udakeneye ko ikubyarira wayibyibushya, kubyibuha kwayo kurihuta, ukayishyira ku isoko ukayigurisha, ukaba ubonye amafaranga menshi ukeneye bitewe n'ibyo washoye. So ni ukuvuga ngo rero ni ingurube ndende, kandi nazo zijya kubyibuha, ariko nazo zigira inyama nziza. Washaka wayigira icyororo, washaka wanayibyibushya ikaba inyama mu kopi uwo muntu wayigira inyama. Ubwo ni ukuvuga ngo rero nuza amapiyetara icyo ugomba kumenya ni uko ugomba nayo kuyorora nta kibazo, kuko inyama zayo ziranaryoha, ikindi ziraremera, ikindi zigira ibintu bikeya. So ni ukuvuga ngo rero ishashi ya piyetara ikubyariye bwa mbere ishobora kukubyarira ibyana hagati y'8 n'9, ariko ku nshuro ya kabiri nayo ikubyara hagati y'ibyana 10 kuzamura. So twakomeje rero, nizeye ko muri kunyurwa. Umva hari abavuze ngo nimvuge amacyanga ibikorwa. Inshuti zanjye ntavuze amagambo menshi kuko mwazanyumva, tubwizanye ukuri. Ubu mvuze utugambo dukeya mwazasobanukirwa neza. Ni hahandi nakira telefone hari n'abamamaga bakansobanuza ibintu byinshi, kandi ibintu byinshi mba nabivuze. Niyo mpamvu nanjye mvuga nkirekura, kuko ngewe ibintu mba mbifite, nta n'impamvu yo kutabahereza ibintu. So cameraman ntabwo izuba ririmo kugaragaza amashusho nabi. Okay, so twagiye rero, turangije ubwo bwoko bugiye bukurikiranye. Ikindi mu Rwanda ubundi bwoko buzwi ni Large White, ni ya ngurube nahereho naberetse. Ni ingurube y'inyamahoro nziza, nabibabwiye, kandi iba imbyeyi nziza cyane, nubwo wenda itagira inyama nyinshi ngo inyama ubone ko nyine ibyo wayishoyeho wabigaruje, ariko ikiza cyayo iraremera, ibiro byayo biraremera. So rero ku nyama, ku bwoko bw'inyama uzorora, niba ukeneye korora ingurube zizaza ziguhereza inyama ku buryo uzaza wijyanira ku isoko mu buryo bwihuse, hera kuri landrasi. Murayibona ni nziza, kandi iyo yariye iranabigaragaza. So ikindi wiyororere na piyetara, worore amalandrasi na piyetara nta kibazo, kuko ntabwo ukeneye inyama gusa, ukeneye ko zizanavuka ku mbyeyi nziza. Na Large White ntuzayisige. Kubwo rero ku nyama wowe uzampamagara nze nguterera inanga nta kibazo, nzaguterera kambura, turi kumwe. Kambura nababwiye ubwoko, mbabwira ibiyiranga, kandi igira n'imico myiza. Ikindi hari iyo ziba ari umukara, muri kuzibona kunuza ku mafoto. Izo ngurube rero nazo zibyara abana benshi pe, zibyara hagati y'ibyana 10 na 15 kuzamura, kandi ingurube zibyibuha ushaka kuzibyaza umusaruro w'inyama birakunda cyane. Kandi ino ngurube ntimuzayitiranya n'inyarwanda. Inyarwanda nubwo aba ari umukara, ariko biratandukanye. Hoceya ibifite inuza ibara ry'umweru wenda mu gahanga, cyangwa amaboko yayo, cyangwa amaguru, iba ari umukara, ariko ifitemo n'ibara ry'umweru ku gihimba runaka.
ikindi mukitegeza guhera ku matwi, ku minwa, amaguru n'amaboko biba bitandukanye n'inyarwanda kure cyane, kandi zibyara ibyana byiza, ikaba n'imbyeyi nziza cyane. Ikindi mwitonde igegeramo amahane ukuntu biba bisaba nayo ngo ikintu ugiye kuyikorera mu gihe yarwaye, mu gihe ugiye kuzitera inkingo cyangwa kuzikorera vaccination itandukanye, bisaba ngo witegure mbere y'igihe, witeguye apana gupfa kuyizaho gutyo kuko yahita igusiriba nga. So ikindi twagiye ku bundi bwoko, ni ubwoko bwinshi bugiye butandukanye, mugiye kureba mu mafoto agiye akurikiraho. Ubwoko bw'ingurube n'amazina yazo ni bwinshi cyane, ni bwinshi. Hakaba hari n'ubundi bwoko bita ikimanyi. Ikimanyi hari mu myaka yashize nko muri za hagati ya 2002 na 2003 ahari, sinzi, hari umushinga wigeze kuzizana mu Rwanda, uzi abaturage bamwe bo mu ntara, noneho barangije ndakubwiza ukuri yaje ari igishashi, ariko 2023 murumva rero ikimanyi cyo ntago inanga zayo ntago zikunda kuboneka cyane, ariko wabikeneye wambwira nkakurikirana nkareba ko zaba zarageze mu Rwanda. Ariko iziboneka mu Rwanda ubu ngubu ni kambura zo ziri kuboneka, hakaboneka n'izo zindi zose nababwiye. Andi moko nagiye mbereka aboneka gake cyane. Wowe mu gihe umamagaye umbwira intego ufite mu bworozi bwawe, kuko inanga zo ntiwazimenya. Ushaka kuvuga ati wenda watubwiye ubwoko ubu n'ubu, n'impamvu mbibabwiye ni ukugira ngo ntimukanatuburirwe, tujye tubwizanya ukuri. Nta mpamvu yo kugira ngo abantu babatuburire, bababeshye ngo babatereze inanga izi n'izi. Ujye ubanza rero no ku gacupa. So gusa ntago batubura, abaveterineri ni inshuti zanjye, mutanyumva nabi. Gusa biba byiza ko n'umworozi abasha kugira ubumenyi bumwe na bumwe, abasha gutora, abasha gusobanukirwa. So ni ukuvuga ngo niba umamaga ukeneye inanga, nkubaza intego ufite mu bworozi bwawe. Niba ukeneye ko iyo mbyeyi cyangwa iyo shashi ushaka ko dutera inanga, niba ukeneye kuzayibyaza izizakubera icyororo, cyangwa niba ukeneye kuzayibyaza izizaguha inyama, icyo genda gufasha. Hakaba ubundi bwoko bw'ingurube bw'inyama mu Rwanda burahari, bw'abantu benshi barabuzi cyane. Bivuze ngo ubwo bwoko n'izino ngurube ziba zisa, ibara rijya gusa nk'umuhondo n'umukara. Urambabarira ikibuga cy'indege, irenzeho yari iri kuncura umubu. So ni ukuvuga ngo murambabarira, icyo nari mbabwiye. Hakaba ubundi bwoko bw'inyama buzwi mu Rwanda bw'inyama, noneho nyama ni buno bwoko. Muzabona ingurube zijya gusa umuhondo n'umukara, biba ari ibigurube byegeranye, ubona ari ikigurube nyine kibyibuha kinini. muri kubona ku mafoto, n'amazina yayo ndayababwiye. So bivuze rero ngo ubwo nibwo bwoko bw'inyama. Iyo ukeneye kuvutisha ubw'inyama ndabukubwira, niba ari icyororo nkabigufashamo, nta kintu muza mburana. So rero ndumva amoko uko agiye atandukanye yose muri kuyabona. Njye nababwiye ubu ayari kuboneka mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. So rero ni ukuvuga ngo mugusabye kujya munamamagara, rega mukananeza n'imbere, nkabafasha, nkajya nza kuri tele. Hari icyo nshaka kubibutsa. Mugomba kwibuka kujya munibuka kwinjira muri ubu bworozi, ariko mwafashe amahugurwa ahagije. Wowe ushaka kubikora kinyamwuga, icyo nakubwira ni iki ngiki: gerageza wegere Cyomoro Vet TV. Uko bigenda tuguhereza ubusobanuro bwose busabwa, tukaguha amahugurwa, tukakwigisha ibintu byawe ukabijyamo kinyamwuga, uri straight gutya. Apana kubijyamo ngo ushagara rujya hariya, ushagara rujya ngaho ujya gushakisha. No, ukabijya muri straight uvuga ati ubumenyi bwose ndabufite, ngomba gukurikiza ibi, kandi ndabizi. Ubona ko byatanze iki
umusaruro. So ikindi emana tubaha imfashanyigisho, tubaha buri kimwe, tubasanga no kuri tele, waba ufite na ingredients zitandukanye tukaza tukabibakorera kuri tele, ku buryo tukwigishiriza kuri tele waguze ingredients zose, nkasiga mbikwigisha nanabigukoreye. Urumva se gogo hari icyo mba nakoze? Kandi ikindi nta cyakunanira pe, ni ibintu icyambere ni mu mutwe, icyambere ni ukubyumvira mu mutwe wawe, ukumva ko ibintu ugomba kubikora ubikunze. So ni ukuvuga ngo rero ikindi cya kabiri nababwira nshuti zanjye, niba navuze ngo ibiryo byo kubyibushya ingurube bihendutse kandi bikeya ni ibi ngibi, sibyo? Icyo ni cyambere uzamenya, niba hari ahantu uzi izo ingredients ziboneka wazihagurira, wenda ukambwira ko wazibuze nkagufasha uburyo wazibonamo. So kuko akenshi njyewe mba ndi mu bworozi ndi kubafasha mbagira, ariko icyo ukeneye ukibuze urambwira nkagufasha. So rero ndabashimiye uburyo mwabanye nanjye, uburyo mwakomeje kunkurikirana. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane, kandi ndabakunda birenze uko mwe mubyumva, kandi ni ukuri kudukurikirana kwanyu n'inkunga nziza cyane ikomeye. So ejo nzabaha video, ntimukajye mukupa, nzabaha video y'uburyo noneho guhera ishashi ikima, uburyo uzayigaburira, uburyo uzayitaho ikaguha icyororo cyiza, ikaguha inyama nziza ku byo ibyaye, kubyaza umusaruro ibyo washoye, ibintu byawe byose, kandi mukajya mushirika ubute namwe ubwanyu mugafata n'igihe mukabyigiramo. Niba ubashije kuboneka ukajyamo, niba ari ibintu ubona batuba mu mazi, ukibaza ibintu batuba mu mazi bimeze bitereka, njye sinabyikorera, ukajyamo ugashirika ubute ukabyikora. Igihe ubonekeye nawe ukagira kimwe ibintu wikora ugashirika ubute, inshuti zanjye. So rero vuga ku bijyanye n'icyororo, n'ingurube z'icyororo nziza. So inshuti zanjye rero narindushye, nabonaga ku kiraro izuba ryari rimajije kuba ryinshi, rero nimukiye ahantu hatari izuba, noneho mwankurikirana nkababwira amoko meza y'ibyororo. Ngiye kugenda mbabwira amoko y'ingurube atandukanye, mwebwe muzaza mwihitiramo ibyo mushaka, kandi no ku mashusho muri kugenda mubibona ku mafoto. Noneho icyo nababwiraga rero, ingurube y'inyarwanda igira ibinure byinshi, kandi ubu bwoko bwihanganira indwara n'indyo iyo ari yo yose. Iyi ngurube ishobora kubyara bwa mbere ifite umwaka n'igice kugeza kuri 2, kandi ikabyara utwana hagati y'utwana 4 n'8. Muri kubyumva rero, ushaka kuyibyaza iby'inyama ntabwo byakunda, kuko ntabwo zo mu zibyibushywa, ntabwo yaguhereza umusaruro ukeneye mu bworozi bwawe. Hakaza large weight, cameraman izeye kuri kubona hakaza icyo bita large weight. Large weight yo ni ingurube igira amatwi ashinze, cyangwa se iyo dukunze kwita inshingamatwi igira ibara ry'umweru, kandi ikaba imbyeyi nziza cyane. Nisemera nk'ubisubiramo kugira ngo wenda aho utumvishe neza ubashe kubyumva. Ikindi, ikaba yonsa neza ntitakaze ibiro, kandi n'ubwoko bwihanganira indwara n'ihungabana. So ni ingurube ibyibuha ikanagira ibinure byinshi bituma itanga umusaruro muke w'inyama. Muri kuyumva, ntabwo wayishyira rero muzo uzatanga umusaruro w'inyama. Ikindi kandi, iyi ngurube ishobora kubyara bwa mbere ifite amezi 12, kandi ikabyara utwana hagati ya 12 na 14, ikaba yageza ku biro 350. Muri kumurikirana, biri gusaba ngo munkurikire mutarangaye, mutareba ku ruhande, kugira ngo ibintu byanyu
bibahe ahasigaye amahitamo asigara ari ayanyu, sibyo? Ikindi hakaza iyo bita randarasi, yo nayiberetse, yo ni bya bindi bisanzwe nta cyahindutse. So ni ukuvuga ngo yo muri kuyibona ku ifoto n'ubundi kumwe nabibabwiye nta cyahindutseho. Hakaza iyindi twita pietra, nayo nari nayibabwiyeho, nayo ni kuri bimeze nta gihindutseho. Hakaza noneho ubundi bwoko buzwiho ko butanga inyama mu gihe gito kandi vuba, aribwo bita duroc. Duroc rero ni ingurube ifite ibara ry'ikigina, igira inyama nyinshi n'ibiniro bikeya. Muri kunyumva? Yihanganira ubushyuhe n'ubukonje ndetse n'indwara. Muri kunyumva nshuti zanjye? Ino ngurube yitwa duroc igira ibinure bikeya, bivuze ngo itanga umusaruro mwinshi w'inyama, kandi yihanganira ubushyuhe n'ubukonje ndetse n'indwara. Igira igikururo cyiza ugereranyije n'andi moko, ibyara utwana hagati ya 13 na 15. Ikoreshwa nk'isekurume, yongera igikuriro n'ubwiza bw'inyama. Muri kunyumva? Kuzizavuka cyangwa se terminoboa. So aborozi bakunze kuyivanga n'andi moko mu rwego rwo kugira ngo babone umusaruro w'inyama ndetse n'icyororo cyo korora. Nizere ko muri kunega amatwi. Iyi duroc niyo cyane cyane nashakaga ko dutindaho, ariko ugiye kuvuga ngo uyibyaze umusaruro yonyine, ni ingurube igira inyama nyinshi ariko ntiziremera. Bisaba rero ngo uyivangire n'andi moko. Niba ari duroc tuyitere indi nanga, tuziho ko bidahuje, ariko tuziho ko igira inyama kandi ikaba yabasha no kugira ibiro. Uri kunyumva? Kugira ngo bizagende neza muri famu yawe ubashe kunguka byinshi. Hakaza indi ngurube bita imvange. Imvange mu Rwanda zikunda kuboneka gake, ariko ngo imvange yo ikomoka mu bwoko bubiri cyangwa burenze, bitewe n'icyo umworozi yifuza kugeraho. N'ibyo twahereye ko ari nkomeza mbabwira, kandi n'icyo umworozi yifuza kugeraho: umusaruro w'inyama cyangwa se kwihanganira ibihe bibi, indwara n'ibindi. Imvange nizo ziganje mu gihugu. Kugira ngo umenye ubwiganze bw'ubwo bwoko runaka mu mvange, urebera ku biranga buri bwoko: imiterere y'umubiri, ibara ndetse n'amatwi byavuzwe haruguru. Nk'uko mwakomeje muntega amatwi bakunzi banjye beza nkunda. Tugeze kuri ya ngurube nababwiye yitwa Berkshire, cyangwa se iyo mu Rwanda abantu benshi bakunda kuyita ngo ni Berkshire. Okay? Mu Rwanda yahagezeyo mu 2023. Mwigerageza zaje mu buryo bw'inanga zikonjeshejwe, muri zose zikonjeshejwe muri azote. Nshuti zanjye, ni ukuvuga ngo izo nanga rero zaje zigeragezwa mu makampani agiye atandukanye, ntabashije kuvuga ko sindi kubamamariza, ariko icyo ugomba kumenya ni ibiyiranga. Muri kuyibona ku mafoto uko ibimeze, irangwa n'ibara ry'umukara ariko ikagira ibara ry'umweru ku munwa, ku binono no ku murizo. Amatwi yayo ararambuye nk'uko muri kubibona, yerekera imbere. Ni ndende mu murambaro ariko ifite amaguru magufi. So ni imbyeyi nziza kuko yonsa neza, zigakura neza nk'uko nabibabwiye hejuru, kandi zikororoka neza ku buryo ku mezi 5-6 ibigejeje ibiro 113, kandi ishobora kubangurirwa. Ibyara izirenze ku 10 iyo ifashwe neza. Ni ingurube kandi nizeye ko muri kunkurikira. Ni ingurube kandi ibaho igihe kirekire kandi ikura vuba, igira inyama nziza yoroshye. Muri kunyumva? Kandi humura neza. Nshuti zanjye, ubu bwoko mbabwiye. So twakomeje, tugiye kuri Hampshire cyangwa se Hampshire. Ni ubwoko nk'uko mubona ku mafoto,
ni ingurube, ni iba ingabo nziza ndetse n'imbyeyi nziza icyarimwe. Gusa zino nanga ntabwo mu Rwanda zirahagera, ntabwo zirahagera rwose, ngewe mbabwiza ukuri. Ikindi ni ingurube igira ibinure bikeya, yakoreshwa mu bworozi bugari bugamije ubucuruzi cyangwa elevage industries. Ni ingurube ishobora gutanga umusaruro, ni ingurube ishobora kubaho iragirwa ariko itanga umusaruro mwiza. Ingurube y'imbyeyi ikuze igeza ibiro 250 mu gihe isekurume igeza ibiro 300. Sibyo nshuti zanjye? Ifite inkomoko mu Bwongereza. So tugiye kuri Kambura. Kambura niyo twanahereyeho rwose, iyo iranejeje. Iyi wahigira iy'inyama, ukayigira icyororo. Uzi ko Kambura ibyara kugeza ku bana 19. Abana 19 nshuti zanjye. So hakaza noneho nk'uko muri kubibona ku mafoto byo nagiye mbibahereza, tukagenda tugakomeza kuri iyi ngiyi bita ikimanyi cyangwa se hybrid. Ni ingurube nk'uko muri kwibona ku mashusho, ni ingurube izatunganyirijwe kugira zibe imbyeyi nziza kandi zitanga inyama nziza. Zishobora kubyara utwana 30. Bwa mbere kibyara ihera kuri 23, ugakomeza paka tugeze kuri 30. Ikagira ibiro 300 na 400 kandi nta binure igira. Mu mateka yayo mu Rwanda nuko zazanwe, mu Rwanda aho zazanwe n'umuterankunga witwa amazina ntavuze. Hanyuma zinyuzwa mu mushinga wa Heifer International Rwanda, bituma abaturage bazihawe bazita Iheifa. Zatanzwe muri Nyamasheke ku buryo umuturage wabo wayigize we rwose bwa mbere yamubyara utwana 20, isuye ibyara 25, ubwa gatatu ibyara 31. Urumva rero twarize izi nanga tuzibonye nta kintu ntabakorera, naza nkazibaterera kugira ngo namwe murusheho kwaguka. Noneho rero icyo mugomba kumenya, ibyiciro ayo moko yose wayashyiramo. Ni ukuvuga ngo imbyeyi nziza, ngiye kubabwira ingurube zavamo imbyeyi nziza. Ushobora kumva biguteye wenda kugenda ukurikirana kuri buri bwoko ngo ugende ukore research, ariko ni ukuvuga ngo ingurube zavamo imbyeyi nziza hari Landrace nkuko nabibabwiye hejuru, hari large weight, hari Kambura, hakaza na Berkshire, hakaza na hybrid cyangwa se Iheifa. Iheifa ni akazina abaturage bahiseho bayihimba kanaboroheye. So no kuvuga ngo rero ingabo nziza yo ingurube wenda nyine zavamo amapfizi meza ni Pietra, ni Duroc, muri kunyumva. Hakaza n'iki na Hampshire, so cyangwa Hampshire ku bantu babyumva neza. Ubwo rero we mworozi wahitamo korora ushingiye ku byo wowe ukeneye wenda, cyangwa se ushingiye no kuri ibikurikirana abangiye kubwira, ushingiye ku mbyeyi nziza, ku ngurube zizavamo imbyeyi nziza. Wenda urugero ukavuga ngo ni Landrace, umubare w'utwana nyina ibyara, igikurure yagize igeranyije n'amezi ifite, uburyo igenda ikuramo. So kureba niba nta busembwa ifite imbere n'inyuma, cyangwa se akenshi inyuma, kuko imbere wo apfa kubimenya. Kandi ni ukuvuga ngo ibyo bintu byose ubikurikiranye ukabikora neza biguha umusaruro. Icyo nababwiraga aborozi beza cyangwa mu mugiye gutangira kubijyamo, nababwiraga ngo no mu bworozi bwanyu aho ugiye kubikora kinyamwuga, gerageza ibyo bintu ukora buri kantu kiteho. Si ukuzana ingurube ngo uko ari nziza ku masura, no, ahubwo ita no ku bwoko bitewe n'icyo ushaka kugeraho kiguteza intambwe. Okay, saba rero ngo nimukomeze mugubwe neza, ndabakunda cyane. Imana ibahe